ari ready nyine yuko yafungwa nonge amutwe kandi uziko n'abatinya babiri na batama bipegera mbaye agende nje gusaba icyangombwa cyemeza kandi nci ugomba kugendera kuri yanjye this training order icyo gihe nanjye nahita ngenda nkaka ikinyemerera kuhagenda ahubwo ibyo byari binzanye hano kukubwira ikintu cya mbere ngomba gukora ni ugukunda kandi nkabikubwira umva se nkubwira kandi uravuga ko mfite iminota wari uzi ko ibintu byose bihagarariwe n'urukundo ndagukunda umva nkubwire mwajyaniraho mama asura mbaga bajya mu kurangira indirimbo za karahanyuze shaka ngende nyine mari nanakerere chanari merci ngiye kumeze neza ngiye kwirira uduturu tw'insazi nka sa mudu nari ndimo ntabwo ibyo bintu byari kunkundira tu mvuga nshaka kuza nkabyamunanuka ikindi sori kirashyana nakibonye isa n'isaha gishakira cyaza mva mubwire cyakoze kandi nshaka ntanayaguheza kuko nta nyandiko dufitanye ariko uwo mutima nawe ngira. Listen, sorry. Ntabwo amafaranga ariwe nkeneye. ese ko warakaye ndakubajije ngo urimo kujya he aho nsanzwe nza aho njyanganiza siko warakaye oya ntabwo narakaye Beni agomba ndimo kwibaza ibingibi bizaba kugeza ryari umunsi era yemeye ko wowe nawe mubikorana nanjye njye ntabwo tuzongera kubikorana uzahita umutera impamvu mbyemera ni uko era atabyemera kandi nanjye urabizi ko mba mbikeneye mu gihe rero azaba abikwemerera era ni inshuti yanjye ntabwo namuca inyuma impamvu byemera ni uko nyine era atarabana nawe ariko mu gihe yabanye nawe ushangiye nawe bizaba birangiye pe ya cyakoze nanjye uriya mwana aramutse abyemeye usibye nyine kugushimira tu wenda kuba ahantu atari aramutse abyemeye sinzi ukuntu nabivuga nyine tu ese ndi mubaze ubundi njyewe mfata gute ni mwana wa best friend wanjye ibyo tu ibyo ngibyo bireka ahubwo
ikintu ahubwo mubwira ndakwinginze ntagire umuntu muzakorana bino bintu. kubera ikizi ndakubwiye ngo ntagire umuntu muzakorana bino bintu mu gihe bikiba hagati yanjye nawe. ndabizi nta wundi rega nabikorana nawe mu gihe kirenzeho njyewe nyine buriya ndakwishimira. So nanjye rero ngiye kujya mu kazi tu. Okay, ubwo rero nimba ugiye mu kazi kangenda yaratansanga hano. Oya, n'ubundi yari ntabwo yaza hano. Iyo agiye kuza hano arambwira. Kandi urumva nanjye ntabwo nagukundira kuza hano. Mbizi ko ahari. Ndabizi ko nawe ngiye kuguteranya kandi nanjye ubwanjye nisize. Sibyo? Ngaho rero itunganye naribi. Ubundi ugende nanjye ngende. Beni, urimo kujya he? Ese ko warakaye? Ndakubajije ngo urimo kujya he? Aho nsanzwe nza. Aho njyangaiza? Ese wabaye iki? Ndakwiye ngo sohoka ngaha. Cyari kwa mureke n'icyo. Kandi uzi ko ndimo gukina. Ndakwiye ngo haguruka usohoka ngaho ugiye. Nizere ko izo confidence utari za karagahungu nabonye k'amafutike kameze nk'amayibobo katagira ikibazo na kimwe kagukemurira. Warebye kure ko nkukunda. Warebye kure sheri. Ella, please. Mbabarira. Haguruka aho ngaho. Icyo nagusaba basi mukorere. Okay, sorry kandi no utumye nkukubita. Haguruka aho ngaho. Era nagukoreye iki kwera? Okay, haguruka. Era, ibyo wakora byose nuko yabigenza kose karaga ngo ntacyo kazakumarira. Ugukunda ni njyewe. Ibyo wankorera byose ni wankubita. Simbabajwe n'urushyu nkubise, ariko mbabajwe n'urukundo ngukunda ukaba utabibona. Ndavuze ngo shut up. Zibaho ngaho. Kandi uzi ko ndimo gukina. Manu urimo kureba mu isura yanjye ukabona ndimo nkeneye guseka. Byagenze gute? Nkeneye ko nsekera. Ndakubwiye ngo bibaye byiza wahaguruka n'umutekano wawe ukamvira mu nzu ugasohoka. Habaye iki rero? Shut up. Ndakubwiye ngo ziba.
mani winkoraho. Ako se kuba baye gutyo. Nabwiye ngo winkoraho. Kari mwige mugenda. Nase habaye iki? Reka mbwira akantu kamwe. Uzi impamvu habaho yuko umuntu nyine atura ahantu hamwe akaba ari haguma? Nihe mpamvu se? Mwana abakobwa nkamwe rero ni babandi usanga yenda ejo bundi ugiye nko kwa muganga usanze urwaye nk'uruntu rw'ururwara uyobeye ahantu rwaturutse. Tuzi ko shit. Kumbe uri kuvuga ibya Kevin? Naye mbizi ko hari akari mpamvu naje kuturira. Wako nyine wenda ukarira. Okay, basi winkoraho. Reka nkubaze akantu kamwe. Wowe na Kevin murakundana? Nyine nkuko wabimbwiye. No, ntabwo nkundana na Kevin. Winzaniye imikino. Nakubwiye ntabwo nkundana na Kevin ariko. Okay. Kushaka ko mbwisukuri reka mbwisukuri rero. Nyine Kevin ni umwana wa boss wa Era. Ndabizi. Nyine uriya muhungu rero yateshaga umutwe Era. Hari amafaranga nyine yari yaramugurije. Ibyo urabizi se? Shit. Ubwo rero nabyishyizeho nyine kuko nabonaga nyine bigiye kumugora. Sorry boss. Kandi urabizi mu gihe cyose nyihura nawe nta wundi musore nakundana nawe. Era yagiye kwaka amafaranga Kevin? No, ni ibyago byamubayeho nyine arayamuguriza. Oh my god. Nase kuki meze gutyo? Era yagiye kwaka amafaranga Kevin? Uzamwibarize. Ase wabaye uretse tondi uraza kuba umubaza tutari kumwe. Ese gusobanura uko byagenze. Wumva nyibyo bitatu? No, nakubwiye ngo buretse kumuhamagara. Muhamagara nagiye. Kevin. 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 Ese ubundi ni wowe mukuru cyane ngiye mukuru ikintu kingana gutya nzajya nirwa ngigirana nacyo. Wajumanya kawe Asa waretse. Nakubwiye ngo umuhamagare uko nagiye. Urongera kunkoresha ibyo bitoki. Manu urambona. Uri kumbwira? Sorry. Ariko nongeye kunkoraho. Ko kinagukora niko kabiri namukozeho.
Beni, ntabwo urimo kumva hano ikibazo gihari. Nyine uri kumbwira ngo si nibwo bwa mbere nawe ukozeho kujya kumbwira ngo Ntabwo urimo kumva hano ikibazo gihari. Okay, rero ndi kugusobanurira nimba utari kubyumva. Njye ndagiye uzamwibariza. Kandi umenye ko mu gihe cyose nyikundana nawe nta wundi musore nzahura nawe. Kandi nyuma ya byose ndagukunda. Uzabizirikana. Ako mu by'ukuri kawe ntabwo ubona ko uri mukuru ubu se imyaka yawe ubona isubira hasi cyangwa iba myinshi. Era se niho ubuzima bwawe bushingiye ntabwo wabona n'undi mukobwa utari era. Amafaranga yanjye n'ubwete y'umvuga yankubita ariko nkunde era ubwe ankubita urushyi. Okay, basi noneho reka amayibobo ngo bakundana umva. Basi ngaho reka dutahe mu rugo byose turabivugira mu rugo. Reka tujye mu rugo era ndamukuzanira sibyo? Ntunanesha umutwe. Reka tugende mu rugo era ndamukuzanira mu rugo. Era yagiye mu rugo niwe mpamagaye ngo nze nkurebe. Aho winanesha umutwe. Waretse tukagenda mu rugo ko era ari hari sibyo? Era ari mu rugo reka dutahe sibyo? Ari he? Ari mu rugo. Ngwino tugende mu rugo era ni hari. Sibyo? Kevin waretse tugataha era kari mu rugo. Era ari mu rugo arambwiye ngo nze ngufate tugende ujye kumureba. Niwamba bare tugataha era ari mu rugo arambwiye ngo nze nkurebe. Era ari mu rugo ngwino tugende tujye kureba era. Ngwino tugende tujye kureba era ari. Iyi tugende era ari mu rugo. Oya nta kintu nshaka mbabarira era nk'ubizi urushyi kubera amayibobo kantu kasagira n'amafaranga k'imbwa gusa era nk'ubica urushyi nk'ubica urushyi agahungu k'imbwa njye n'ubuzima ndaburambiwe ndari ikintu na kimwe nshaka akantu k'akabuga k'amaheru kasagira n'amafaranga kantwara rero wanjye bituma nkubita urushyi ubuzima bumaze yewe n'ubuzima ndaburambiwe sinanabishaka mwese mwumveho narabamenye mwese wansanze handi kuri hoteli ukaza ukamfasha Kevin ko yananiye. Please ndakwinze please ndagusabye n'ubwa mbere ngusabye ikintu kandi manye ngusabye ndagikeneye cyane mbabarira uzunsange kuri hoteli. Okay uzane n'imodoka. Ciao. yewe nakuci Kevin ibintu waretse tugataha sibyo? Nera nkubita urushyi ngo reba ukuntu wabaye reba ukuntu iminwa yawe nta muntu n'umwe nshaka wambabariye tukagenda sibyo? Ese ubwo papa naza uzamubwira yuko wari uri mu biki ibi byose?